Reka nongere mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro mbagezaho umunsi ku munsi. Ni muri ya gahunda twatangije yitwa Ivuure. Ivuure ni gute umuntu ashobora kwifasha umuntu wagize ibikomere, ashobora kuba ari ibikomere by'umuryango bijyanye n'urushako, ashobora kuba ari ibikomere by'uko wabuze ababyeyi ukiri mutoya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ashobora kuba ari ibikomere watewe ku bw'abana, kubwo kubura inshuti cyangwa abantu wakundaga. Abantu benshi bafite ibikomere bigiye bitandukanye, ese nta kazi wakoraga urakabura. Ibyo byose mbabwire yuko nibyo biza bigapfukirana intekerezo zacu, ugasanga rimwe na rimwe no gutekereza kwacu birahagaze, cyangwa kwa kundi utekereza ahazaza ugatekereza ibintu birambye, kuko ari ujya kumva umuntu baravuze ngo uriya muntu atekereza kure cyane, uriya muntu afite ubwenge budasanzwe. Wenda tugarutse ku ijambo ubwenge. Ubwenge ni ijambo navuga ngo ni ubushobozi bwo kubasha kurema, bwo kubasha gushaka ibisubizo cyangwa ukarema ibisubizo by'ibibazo uhura nabyo umunsi ku munsi. Tugenekereje mu gisobanuro navuga ngo kibasha gusobanura ubwenge, intelligence, ni uko ufite ubushobozi bwo kubasha gushaka ibisubizo by'ibibazo uhura nabyo buri munsi, cyangwa ufite ubwo bushobozi buri fresh bumeze neza. Ibyo ngibyo rero ni uvuga ngo iyo umaze kugera kuri urwo rwego kubasha kwishakamo ibisubizo, ubwo nibwo bwenge. Noneho niki gishobora gupfukirana bwa bwenge kugira ngo ntibe bukigira ya creativity, ntibe bukibasha kwiremera bya bisubizo, ntibe bishobasha kuba byakwikura muri situation runaka. Ikintu cyari cyapfukiranye ni bya bikomere duhura nabyo umunsi ku munsi. Ibi mpora mbibabwira, nanabisubiyemo ubushize mbabwira ngo icyo twita creativity ni udushya umuntu arema, kuko burya umuntu wese ufite ubwenge, umuntu muzima, umuntu utarakomeretse, ufite mind imeze neza, burya agira udushya, agira no gutekereza n'ibindi birenze ibyo abandi bakaba batekereza. Ahubwo kutabitekereza bigaragaza yuko ubwenge bwe bwaramaze kugira gute, kugira igihu kigenda kikabworoza. Hano rero muri gahunda yacu ya Ivuure ni gute ubasha kwikuraho icyo gihu cyagiye kigatwikira ubwenge bwawe, kigatwikira intelligence yawe, ku buryo bwa bushobozi butakara bwo kubasha kwishakamo ibisubizo. Ibi ngibi wenda nimbivuga murabyumva cyane ko ndi kujya nzana topic nkurikije ibyo mwagiye mutubaza cyangwa ibyo mwagiye mumbaza, ati ibi ngibi biterwa n'iki. Wenda ndaza kugera ku cyo mwambajije kugira ngo nze kugisobanura impamvu ishobora gutera icyo ngicyo, ariko nshatse kubanza iki ngiki kugira ngo umuntu amenye ni ryari ashobora gutuma ubwenge bwe bugenda butakaza imbaraga, butakaza capacité yo kubasha kurema igishya, yo kubasha kurema ibintu bidasanzwe, cyangwa kubasha kwikura mu bibazo. Hari urugero rumwe nabahaye, ndabwira ngo inshuro nyinshi uzavuge ko umuntu adafite imbaraga cyangwa adafite ubwenge mu gihe azagera muri situation ikomeye. Burya muzarebe ku muntu, wenda ku bantu batwara imodoka, wa muntu utwara imodoka yo ageze muri kese yo kuba agiye kugonga cyangwa kugongwa, nibwo uzamenya ko wa muntu afite ubwenge atarazanga cyangwa atarazi ko afite, kuko muri ako kanya nibwo atekereza icyo gukora. Tuvuga umuntu atwaye imodoka, wenda ageze ahantu feri zicika, niho ubwonko bwongera gutekereza kurenza n'ikindi gihe bwatekerezaga cyane. Kavuga ngo kugira ngo ndokoka aha ngaha nuko imodoka nyijyana mu muringoti nkayihuza n'umukingo, cyangwa nuko nyiyobora ku giti, hari n'ufata icyemezo cyo kuyigongesha iyindi. Ibyo bitekerezo byose biza kubera situation uhuye nayo muri ako kanya. Noneho ibaze nugera aho ngaho ugasanga urekuye vora, urarekuye urigendeye, aho ngaho ni buhandi bwa bwenge bwawe bwaramaze gupfukiranwa, butagitekereza ngo bugire ku rwego rwakabaye bugeraho. Muri gahunda yacu ya Ivuure rero mba nshaka kubagaragariza ni gute ushobora kwifasha kugira ngo ibikomere byagiye bigapfukirana mind yawe, bigapfukirana kwa gutekereza kwawe, bigapfukirana bwa bushobozi bwawe wifitemo utakigaragaza. Ni gute wakivura? Ni uko ukora icyo bita dechargement, gukora discharge, ugashaka umukansara ubasha kuguha umwanya, ugakora dechargement, ukipakurura bya bindi byose byagiye bigapfukirana iki, bwa bwenge bwawe. Aho niho uzagera ku rwego ibyo uzakora uzabikora nkawe ku giti cyawe, nkawe ari wowe, we wanyawe,
iyi ni ijambo nkunda kugaruka cyane kuko niyo mpamvu byitwa revolution counseling. Ni ukongera kwisuzuma ukisubiramo ukifasha wowe ubwawe ugatekereza ugakora icyo bita retrospection ugasubira inyuma mu bihe wanyuzemo. Uko ugenda usubira mu bihe wanyuzemo ni nako bivuga ni kurushaho gukira. Nagira umuntu uzakubeshya ati njya amagambo yashize ivuga nabuze ibyo mvuga nabuze uko mbigenza, aho ngo biba byarageze ku rundi rwego rukomeye cyane rurenze biba biri muri zone iri ruje, reka mbivuge gutyo, bamaze kugira andanje. Kuko gukira kwa mbere, gukira ibikomere ni ukuvuga, gukira ibikomere ni ukubivuga, ukaba uri kumwe n'umuntu ushobora kugufasha muri iyo process yo kwipakururamo ibyo bintu ukabasha kubivuga. Kuko narabwiye ngo twizera neza yuko umuntu wipakuriyemo ibyo bintu cyangwa akoze process neza ya déchargement abasha gukira neza. Ahubwo biterwa ninde muntu wasanze, ninde muntu wizeye wo kubwira, ninde muntu waguhaye umwanya ngo agutega amatwi abashe kumva urwo rugendo wanyuzemo kugira ngo abashe kugufasha kweyura bya bindi. Ngarutse rero ku kimwe mu bibazo iyo navuga ngo ya introduction, kimwe mu bibazo mwambajije nagomba kuvugaho, nanabasaba kunyihanganira nyine namaze iminsi ntameze neza kugira ngo nkore ikindi kiganiro, ariko ubu ngubu nagarutse, murajya kubona episode menshi cyane. Yarambaje ati nge ntabwo njya niyumvamo gushaka, ntabwo niyumvamo gushaka, sinigeze mubaza wenda impamvu yabiteye ni iyihe, ahubwo natekereje ko ari benshi bifitemo icyo kibazo, kumva niba ari umugore ari umukobwa ntiyashaka umugabo, niba ari umusore ntiyashaka umugore, akumva ibintu byo gushaka byo kubaka urugo byaramubihiye cyane, kandi ataradwigeze wenda avuga ati byaranze, ntabwo yigeze ashaka, yewe habe na gatoya. Impamvu ishobora gutera icyo kintu, rimwe twarabiganira kwaha ingero z'abana bato uburyo bigana, niba ari umwana w'umukobwa akigana nyina, ugasanga atangiye kwambara imyenda ya mama wiwe, ibitenge, dusakoshi, inkweto za mama we, akajya guhagarara imbere ya papa wiwe. Hariya narabwiye ngo abari kurekera amarangamutima yiwe kugira ngo ise arebe ubwiza afite. Nuvuga ngo abatangiye kwikompara na mama we kugira ngo yereke se ko ari mwiza cyane kurenza mama we. Icyo gihe y'amarangamutima y'abo bana tubahirijwe, swate ni umuhungu cyangwa n'umukobwa, niho usanga bya bindi atabonye mu bwana atangiye kubireklaminga akuze. Niba rwa rukundo ari umwana w'umukobwa atararubonye kuri se, nibwo umwana azakura ameze nk'ikihebe, yumva nta muhungu akunda, yumva nta muhungu wamwegera, yumva abahungu bose ari babi kubera yuko asa atamuhaye urukundo muri cya gihe yararukeneye. Ugasanga umwana n'umukobwa ni mwiza, ni umwana mwiza w'umukobwa rwose pe, nta musore utamubenguka, nta musore utamuha urukundo, nta musore utamukunda, ariko mwaganira ukumva ati nge ntabwo uzigera ashaka umugabo, ukumva rwose nta n'igitekerezo cyabyo. Iyo ni impamvu imwe ishobora gutera umuntu kwiyumvamo kujya agira gute kudashaka. Umuntu rero gukira birashoboka, agashaka umugabo, akabyara, akagira umuryango mwiza. Ikindi gishobora kubitera ni iki ngiki, twese ntabwo tuvukira mu miryango imwe, dufite imiryango tugenda tuvukamo igiye itandukanye, banatureze mu buryo butandukanye. Umwana niba arakuriye umuryango ise ashobora gukubita nyina, cyangwa ugasanga umuryango ubanye nabi n'amakimbirane kuva mu bwana bwabo ari batoya, umwana agera aho ngaho akaba yazinukwa, swate nyina niwe mubi cyangwa se niwe mubi, bikazamukurizamo kutigera ashaka ngo akore umuryango, kubera ibikomere yatangiye kubyakira uri umwana. Twibukiranye nabwe yuko ubwonko bw'umwana kuva ku mwana kivuga kugera ku myaka 6, ubwonko bw'umwana bukura hejuru ya 60%. Bishatse kuvuga ngo hejuru y'imyaka 6 kugera ku myaka bafite cyangwa nanjye nabafite ubu ngubu, ubwonko bukura 40%. Bishatse kuvuga ngo ekari nini iri mu gihe cya wa mwana akiri mutoya. Nuvuga ngo ibintu umwana yakira ari muri ya myaka 6 biragenda bikamugumamo, akabikurana bimeze nk'umuco. Ibyo umwana yakire muri ya myaka 6 arabikurana mpaka kuze, bikaba nk'umuco, bikaba nk'ikintu yatojwe, akaba ari cyo agenderamo, akaba ari cyo akuriramo n'imyitwarire ye. Ugasanga irabaza kuri bya bindi yari sivinze muri ya myaka 6. Bivuze iki rero? Umwana wakiriye ya mibanire mibi y'umuryango hagati ya se na nyina, iragenda ikamwabima mu bwonko, ikamwangiza kugera ku rwego atifuza kuba yagira gute yashaka umugabo cyangwa yashaka umugore, kubera yuko ibyo yakiriye mbere mu bwana bwe
ya 60% byaragiye birayoka ipasigara 40%. 40% niyo yagiye matangira kumenya ubwenge, ibyo atangiye kwirebera akajonjora ibyiza n'ibibi, ariko ibyo yagomba kurisivinga byose muri 60% byiza yakiriye ibibi. Ibyo rero bishobora kuba impamvu yo kuba umuntu mushobora kuganira akabwira ati njye ntabwo nzingera nshaka umugabo, ntabwo nzingera nshaka umugore. Ibyo rero muri counseling birakira. Ukeneye gukora desherije umugabo n'umukansara wa nyawe akagufasha ugakora discharge, ukipakuramo ibyo bintu akabyinjiramo in deep kuva mu bwana bwawe, ukavuga ibyo bintu ukabasha kugira gute kongera gukira, kandi ugashaka iki? Umugabo, ugashaka umugore, ukagira umuryango mwiza. Reka mbashimire cyane. Iyi ni gahunda yacu ya Ivuure ya episode ngira ngo ahari ya gatatu niba atari ya kane. Turacyakomeje yatuganira ibibazo byanyu, nibyo ngenda nasubiza umunsi ku munsi, kuko ni ibibazo byinshi bihari. Wenda kinakibajwe n'umuntu umwe, ejo tuzagaruka ku bindi. Kimwe nuko ushobora kukibaza ari umwe ariko ngasubiriza abantu benshi cyane. Ibyo rero birashoboka kandi bigira gute birakira. Hasi murabonaho nimero yanjye, ushobora kunyandikira cyangwa ukampamagara ari icyo ukeneyemo kugira ngo ngufashe, cyangwa mbere nagufasha muri iyo process yo kugira ngo ubashe gukira muri ibyo bikomere wagiye unyuramo kandi bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane rero, ukore subscribe kuri iyo channel yacu kugira ngo ujye ubasha kubona ibindi biganiro byose tubategurira umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane kandi nemera yuko gukira bishoboka, nta gikomere kidakira. Murakoze. Njye nitwa Nshuti Alpha. Ibihe byiza.